tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe ibijyanye n'agatanya cyangwa se divorce. Twabonye ko Imana yashyizeho ubukwe kugira ngo umugabo n'umugore babana karamata. Ikindi kandi nuko nta muntu wemerewe gutandukanya abashakanye kuko nta muntu utandukanya icyo Imana yifatanyirije. Twabonye kandi ko urugo ari ahantu hagomba kurangwa n'urukundo n'amahoro aho kurangwa n'amahane no kurwana. Abashakanye bahamagariwe amahoro ntibahamagariwe gutongana. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turatangira indi ngingo ivuga ibyerekeranye n'integuza ebyiri. Amagambo fatizo y'ikiganiro cy'uyu munsi ni integuza, Kristo hamwe n'icyaha. Umurongo fatizo ni umurongo uboneka mu gitabo cya Malaki ibice 3 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Tugarutse nanone uyu munsi hari ikibazo gikomeye cyane kigendanye n'ubusambanyi ku buryo ubona biteye ubwoba. Igisubizo ntikiri mu gutora amategeko menshi ahubwo twakibonera mu guturwamo n'umwuka w'Imana ubasha guhindura imitima y'abantu akaba inyota yo kwera k'umuntu ku giti cye n'abandi muri rusange. Uyu munsi hari ibitabo, amafoto n'amashusho y'urukozasoni usanga byarabasa urubyiruko. Witwa Dan Bennett yaravuze ngo kimwe mu bibazo isi ifite ni uko abantu bitiranya urukundo n'imibonano mpuzabitsina, ubwenge n'amafaranga, iterambere n'ibigezweho. Icyo nicyo kibazo kiri uyu munsi. Inshuti yanjye, reka nkwibutse ko umubano w'umugabo n'umugore ariwo Imana iha umugisha hano ku isi. Nta wundi yasezeranyije ibyo. Imana ivuga ko niba ubukwe bukozwe hagendewe ku mugambi wayo izabuha umugisha kandi hazabamo umunezero n'ibyishimo. Umwami Yesu Kristo yabwiye itorero ryo muri Efeso ngo ariko rero mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Aya magambo yanditse mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 4. Reka tugire ibyo tuvuga gato twerekana impinduka nto mu buryo basemuye umurongo w'Ibyahishuwe ibice 2 ku murongo wa 4. Ijambo urukundo rwa mbere ni protani mu Kigiriki. Mu by'ukuri rikaba risobanuye ikintu cyiza kandi gihebuje. Niryo jambo Yesu yakoresheje ubwo yavugaga ku nkuru y'umwana w'ikirara aho papa we yamwambitse ikanzu nziza cyane. Kubizera b'Abefeso, Kristo yababwiraga urukundo ruhebuje. Kuri iri torero nubwo ryagendaga rikonja, Kristo yarababwiye ngo ariko rero mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwiza kandi ruhebuje rwa mbere. Agakiza ni urukundo gusa. Ikibazo Yesu Kristo atubaza uyu munsi ni kimwe. Arabaza ngo ese urankunda? Ntabwo abaza ngo ese uzaba umwiringirwa cyangwa se ngo akubaze ngo ese uzajya kuvuga ubutumwa hanze. Yesu ntari kubaza ngo ese ugiye gutanga amafaranga angana gute cyangwa ngo abaze ngo ugiye gukora ibingana gute. Kristo arabaza ngo ese urankunda? Yesu azakubwira ko ugomba kumwumvira kandi ko hari ikintu ugomba kumukorera. Mu rwandiko rwa nyuma Kristo yandikiye itorero ry'Abefeso mu gitabo cy'Ibyahishuwe yasaga nkaho ari kubaburira. Rimwe na rimwe ntitujya tubisobanukirwa ariko biradusaba gusubira inyuma ho imyaka 30 cyangwa 40 mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye abizera binyuze muri Pawulo intumwa. Turwita urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Muri uru rwandiko twabonye ko havugwamo iki kibazo cy'urukundo rufatika tukarugereranya n'urukundo Kristo akunda itorero. Iyo ni imwe mu mirongo yabayeho mu byanditswe yagiye yumvikana nabi. Umva hamwe uko havuga. Haragira hati bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu. Aya magambo yanditse mu Befeso bice 5 ku murongo wa 22. Habayeho imyaka myinshi ayo magambo yagiye hakanwa cyane bikozwe n'abagore. Abagore baharaniraga uburenganzira bwabo barayarwanyije. Gusa guhakana aya magambo biba ari uguhomba bikomeye ubusobanuro buyarimo. Kuganduka niyo ntego y'urugo mu buryo bw'uko hari uyoboye undi. Si ikibazo cy'uko kuba umwe ari hejuru y'undi. Oya, umumaro wabyo nuko mu rugo habamo gahunda. Ikindi kandi nibyo byerekana ikindi kintu cyiza cyane. Pawulo akomeza avuga ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo. Aya magambo yanditse mu Befeso ibice 5 ku murongo wa 23. Ikigambiriye hano bari kugereranya ni Kristo n'itorero. Ubukwe bwa Gikristo hano ku isi iyo bukozwe mu mwami Yesu byerekana isano no Kristo afitanye n'itorero. Ubukwe bwa Gikristo bwerekana gato umubano mwiza uri hagati ya Kristo n'umwizera. Ubukwe bwa Gikristo ni isano Kristo afitanye n'itorero ni ibyera.
aha ndashaka ko tuhumva neza. Igikorwa cy'ubukwe kigomba kwera, ni umuhango w'idini, ni isakramento. Sindi kuvuga umuhango ukorwa n'itorero cyangwa umuhango ukorwa n'umuntu ku giti cye, ahubwo ni umuhango ukorwa n'Imana ubwayo. Niyo yonyine iweza kandi ivuga ko ibyo bigomba guhishura urukundo rwa Kristo mu mutima wawe. Nuko rero umugore agomba kubona mu mugabo nk'umuntu yiha wese. Kuri we agomba kubona umunezero ku mugabo ndetse akanyurwa kubwe kuko aba ari umugabo kuri we. Anezererwa kandi akanyurwa mu mugabo we, mu mico ye, mu kumwitaho. Kuri we nta mutwe gusa, ahubwo mu maso ye aba ari byose muri byose. Urukundo rwe rwo mu mutima niwe ruba rwerekeyeho gusa, niwe agomba gukunda gusa. Aba ari isi nto kuri we, niwe mahitamo ye, niwe butunzi bwe kandi niwe paradizo ye. Yishimira gushakira umwimerere muri we, ntaharanira kuba ikirangirire wenyine, ahubwo icyubahiro cye niwe kigarukaho kandi akabyishimira. Azagerageza kurwanira izina rye kugeza ku mwuka wa nyuma kandi azaharanira ishyaka rye. Inseko ye ihora ari cyo gihembo cye. No mu myambarire ye niwe atekereza gusa ndetse agaharanira ko byose bimunezeza. Aba afite imigambi myinshi mu buzima, imwe n'imwe ntabashe kuyisobanukirwa, hanyuma ikintu cyose yabasha gukora ngo iyo migambi itere imbere akagikora yishimye. Umugore nk'uwo, nk'umufasha mwiza kandi w'ukuri, aba asobanukiwe neza urushako ndetse agashyira imbere Kristo ashaka. Nshuti yanjye, ngiyi ishusho y'umugore mu rushako rwa Gikristo. Umugabo agomba kubona umugore nk'umuntu agomba kuramya. Hano ushobora kumbaza ngo, ese uvuze kuramya koko? Yego, nibyo mvuze. None kuramya ni iki? Nujya mu busobanuro urasanga kuramya ari ukubaha ukwiriye kubahwa. Nujya mu mihango ya kera y'ubukwe bumwe na bumwe, uzabona aho umukwe yavugaga ngo nzakubaha n'umubiri wanjye wose. Ni ukuvuga ko muri we ahabona byose. Agomba kumukunda cyane ku buryo yanamupfira bibaye ngombwa. Bibiliya irasobanutse kandi simbona impamvu tutavuga ibintu uko biri. Nusubira inyuma ukajya mu ndirimbo za Salomo, uzabona ishusho y'umukwe n'icyo atekereza ku mugeni we. Mu ndirimbo ya Salomo, bice 4 ku murongo wa 7, ibice 2 ku murongo wa 2 haravuga ngo, uri mwiza bihebuje mukunzi wanjye, nta nenge ufite. Nka karungu mu mahwa, niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Ayo magambo araboneye. Ese siko biri? Ayo ni amagambo umukwe yavugaga. Noneho wumva ibyo umugeni avuga. Umukunzi wanjye n'uwanjye ubwanjye, nanjye nduwe, aragirira mu myangange. Aya magambo yanditse mu ndirimbo za Salomo, ibice 2 ku murongo wa 16. Ndumva nta bindi navuga birenze ibyo. Muri uwo munezero n'ibyishimo birenze, umugore azamushimisha mu rindi kibi. Umugabo nawe nuko, kuko azamushimisha avuga ngo nzagukunda nkubahe kuko nta nenge nakubonyeho. Bitabaye ibyo yazamufata nabi cyane. Kumufata nabi bijemo yazamwica cyangwa akamwanga, bakabana mu gahinda n'umubabaro bihoraho. Iyo niyo mpamvu ingo nyinshi zisenyuka iki gihe. Hanyuma reka mbaze ikibazo nubwo kireba umuntu ku giti cye. Ese uri umugore, umugabo ashobora kwitangira akagupfira? Reka nkubwize ukuri, niba uri wa mugore wirirwa ukurikiza amaso abasore n'abagore bahita, nubwo wawe uri mwiza gute, ntuzigera uba umugore wapfirwa n'umugabo wawe. Niba udafite ubwiza bwo ku mutima, urangwa n'imico myiza, uzaba uri ururabo rutagira impumuro. Ijambo ry'Imana rivuga ku bwiza bw'inyuma, kandi tuhumve neza kuko Bibiliya ntibirwanya. Twese tugomba guharanira gukora ibyiza bishoboka. Bamwe muri twe dufite ibibazo byacu, ariko uko byagenda kose tugomba guharanira gukora neza mu byo dufite. Nta mpamvu n'imwe umugore yatanga imubuza kwambara neza. Gusa hari ikintu Imana yibandaho, si umurimbo w'inyuma ahubwo ni uguca bugufi. Ni umurimbo w'imbere uba uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Muri Petero wa mbere ibice 3 kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 4 aravuga ngo, umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, wo kuba umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. None reka nkubaze wa mugabo, urumva uri umugabo wakurikirwa n'umugore we kugeza ku ndunduro cyangwa ku mpera y'ubuzima bwe? Ushobora kuba uri umugabo mwiza ufite uburanga, ariko nta ntego ufite ndetse nta mutima ufite wo gukorera Imana nk'umukristo, nta bushobozi ufite bwo gukora ibintu bikomeye, mbese nta ntumbero ufite muri rusange. Niba uri umugabo ukaba umeze gutyo, umugore ntagukurikira pe, kuko uri umukire ufite imitungo, mushobora kugendana kugira ngo yibonere icyemezo cy'abashakanye, ariko nanone nyuma agashaka gatanya cyangwa divorce. Birashoboka ko umuntu yavuga ngo, ariko rero ndumva ntagera ku kigero cy'abantu bavuze. None se wa musore we, reka nkubaze, Imana yigeze ivuga ko buri mukobwa wese azagukunda? Oya, abakobwa 99 bashobora kugucaho bakabona ko uri umuntu usuzuguritse. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, igihe kimwe hazaza umukobwa hakubonemo umuntu ukomeye wamurinda mu buzima bwe. Imana yonyine nibasha guhuza abantu. Umukobwa w'inkumi ashobora kuvuga ngo rwose sindi mwiza ku isura ndetse nta buranga mfite. Reka nkubwire ko Imana itigeze ivuga ko uzareshya
cyangwa ugakurura buri mugabo, abagabo 99 bazaguca imbere bakubonemo umuntu usuzuguritse. Ariko igihe kizagera ubwo hazaza umugabo umwe akagukundira ukuri, niba uri wa mugore twavuze haruguru. Ni wowe uzamutera ishyaka muri byose, umwumvisha ko akomeye, ndetse ukamutera ishyaka mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Niba abona ko umurwanirira ishyaka, ntukamuhinyure kandi ntuzamuveho. Imana ishobora kuba yarabahuje kubera impamvu runaka. Hari igihe kizagera rero haza umuntu wawe mukwiranye. Birashoboka ko wakwibwira ko turi kuvuga ibintu bitabaho gusa, ariko reka turebe ibimenyetso. Reka dusubire inyuma uhereye mbere na mbere. Dufate urugero kuri Adamu na Eva, aho bari mu rukundo cyane. Umva uko ibyanditswe bivuga. Mu Befeso ibice 5 kuva ku murongo 28 kugeza ku 31 aravuga ngo uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo, ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Eva yaremewe kuba umufasha ukwiriye Adamu. Imvugo yakoreshejwe hano ni nziza. Yamuvanye mu rubavu rwe, ntiyamubumbye. Yamukuye mu rubavu amufataho igice, ko yari igice igihe cyose batarahura nk'umugabo n'umugore. Imana yamukoreye ikintu cye, hanyuma imushyira Adamu. Yari umufasha ukwiriye, kuko yamuhaye ibyo yaburaga, kuko muri we atari yuzuye. Niwe yakorewe, hanyuma bombi babumwe. Mwitangira ibice biri ku murongo 23 n'uwa 24 aravuga ati uyu ni igufwa ryo magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Reka tujye mu mateka turebe inkuru ya Abelard na Eloise witwa John Lord. Mu gitabo cye yanditse cyitwa Great Women cyangwa umugore uhambaye, yakoresheje Eloise nk'urugero rw'urukundo ruganisha ku kubana. Inkuru uvuga ku musore witwa Abelard wari umushumba mu rusengero. Yari umwigisha mwiza cyane. Umushumba yari ahafite umwisenge neza witwa Eloise, yaje kohereza ngo agendere ku mabwiriza ya Abelard. Yari umugore wiranga, undi nawe akaba umugabo wiranga. Uzi icyabayeho? Bombi baje gukundana. Gusa nko byari bimeze icyo gihe, kimwe n'ubu, ubukwe bw'umupadiri bwabaga ari ikintu gitangaje. Ubwo John Lord yandikaga iyi nkuru, hari amagambo yanditse nshaka ko dusangira. Umva uko yanditse. Abelard na Eloise mu gukundana kwabo, itorero ntiryabemereraga gushyingiranwa. Icyabaye nuko baje gushyingirwa rwihishwa, bikozwe n'inshuti ya Abelard. Yakomeje kwigisha nta kibazo, ariko igihe cyarageze icyari ibanga kijya hanze. Ubwo umwe mu bahereza yabagambaniraga, hanyuma agategekwa kujya kuba muri couvent, aho ababikira baba. Ntibyari byemewe ko muri bombi hagira usura undi. Birumvikana Abelard byamusabye ubutwari buhambaye. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 12 yatangiye kwigisha no kubwiriza ko ijambo ry'Imana ari ubutware bw'umuntu atari ubw'itorero. Uyu mugabo yaje kuba umuntu ukomeye cyane, kandi inyigisho azikomeraho mu buryo bukarishye bitewe n'ibyo bamwangiye. Ubwo yendaga gupfa, kuko yapfuye mbere gato ya Eloise, yaje gusaba ko yakwemererwa kumusura. Ikintu itorero ryakoze kandi kibi nuko ritigeze ryemera ko bahura. Ubwo yahise amwandikira urwandiko. Ni rumwe mu nzandiko zibabaje zaba zaranditswe. Gusa yasoje urwo rwandiko n'isengesho rikurikira, aho yagize ati: Mana, niwe wabyemeye urabishima, nk'uko wabishimye waraduhuje kandi uradutandukanya, nk'uko watugiriye imbabazi ukatugirira impuhwe byuzuye. Numara kudutandukanyiriza muri iyi si, uzaduhurize mu ijuru. Ibyo rero bitugeje ku wundi murongo mwiza cyane. Muri Maraki ibice biri ku murongo wa 17 aravuga ngo mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu, nyamara murabaza muti twamuruhije dute? Kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka, kandi muti arabanezererwa, cyangwa muti Imana ica imanza irihe? Ngo mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu. Imana iravuga ngo ndambiwe amasengesho yanyu maremare muba musenga. Ikindi kandi ndambiwe ubuhamya bwanyu. Ni ukuri murandushya pe. Uribuka ko mu gice cya mbere bibazaga uko baruhije Imana. Imana iravuga ngo ntimubizi uko musuka amarira y'uburyarya. Twasomye kandi ngo nyamara murabaza muti twamuruhije dute? Hano bongeye kwerekana ko ari abere. Ni nkaho bakavuze ko Imana iri kubaharabika. Mbese ntibasobanukiye ibyaha byabo. Barabaza ngo twamuruhije dute? Ibuka ko iki ari ikibazo cya gatanu abantu bashinjaga Imana kwibabeshyera. Muri make banyuranyaga n'Imana bibaza ngo twamuruhije dute? Imana yari bafitiye igisubizo rero. Imana yababwiye muri ubu buryo ngo kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka, kandi muti arabanezererwa, cyangwa muti Imana ica imanza irihe? Hano babekeraga Imana. Iyi ni imitekerereze yagiye ikura mu mateka ya muntu. Umuntu aravuga ngo kenshi mbona abanyabyaha bakomeye baruharwa, nyamara bagakomeza gutera imbere. Usanga nta kibazo bafite nk'ibyo mfite, usanga badafite ibibazo nk'ibyo mfite, nyamara nkorera Imana. Ese nukubera iki Imana yemera ibintu nk'ibyo bikabaho? Umwanditsi wa Zaburi nawe yagaragaje icyo kibazo. Yabonaga abantu batera imbere nyamara badakorera Imana. Nyamara ugasanga
bakungahaye. Yaranditse ngo ariko jyeweho ibirenge byanjye byari bugufi bwo guhanuka, intambwe zanjye zari zishigaje hato zikanyerera, kuko nagiriraga ishyari abibone ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 73 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Yarebaga hirya no hino akabona abanyabyaha barushaho gukira mu gihe abakene barushaho gukena. Abakene babera b'Imana nibo barushagaho gukena ntibatera imbere. Uko niko abantu bitotombaga mu gihe cya Maraki. Iyo mitekerereze yazanye imyumvire mishya. Ubwo batangiraga kubona ko ukora ibibi ari mwiza mu maso y'Imana, batangiye kwita ikibi cyiza. Ibyo byatumaga bakora ibibi. Uyu munsi hari ibintu bimeze gutyo. Abantu benshi bashobora kuvuga ko icyaha nta kintu gitwaye. Ibyo ni ibintu bikora ku muntu wese. Ese kuki nta kintu Imana ibikoraho? Umwanditsi wa Zaburi yabonye igisubizo cy'iki kibazo kuko yagiye imbere y'Imana. Muri Zaburi ya 73 ku murongo wa 17 n'uwa 18 haravuga ngo kugeza aho nagiriye ahera h'Imana, nkita ku iherezo ry'aba bandi, ni ukuri ubashyira hanyerera, urabagusha bagasenyuka. Urabona ko yarebaga gusa iby'ako kanya, ariko se ahazaza hameze gute? Ese ubuzima bwabo bw'iteka bumeze gute? Uhereye aho njye nawe duhagaze, umunsi wabo muto wari amateka, ariko twasubira inyuma tubona ko ibyo bakoraga byose byagize ingaruka nini ku buzima bwabo buhoraho. Ese uyu munsi bimeze bite ku batita ku Mana? Bamwe usanga binjiza amafaranga menshi cyane ashoboka, ariko uko byagenda kose abakora ibibi uyu munsi bazahura n'urubanza ejo, bazisobanura imbere y'Imana. Umuntu utarakizwa wamenyera ijambo ry'Imana azi neza adashidikanya ko ari umunyabyaha, ndetse kandi hakaba hari Imana itabera, ariko ntuzigere utegereza ko Imana iza ikaguhana ako kanya. Mu gihe cya Maraki rero abantu barabazaga ngo Imana ica imanza irihe? Mu gice kigiye gukurikiraho turaza kureba uburyo Imana yatanze igisubizo ku bwoko bwayo bwa Isirayeli. Igice cya 3 gitangirira ku gisubizo cy'ikibazo cyabajijwe n'Abisirayeli ku mpera z'igice giheruka aricyo cya 2. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe amagambo dusanga muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 1. Haravuga ngo dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Muri uyu murongo umwe dufitemo intumwa ebyiri. Integuza ya mbere izaza mbere igatunganya inzira ni Yohana Umubatiza wavugwaga. Hanyuma integuza ya kabiri y'isezerano ni Umwami Yesu Kristo wavugwaga. Ubuhanuzi buvuga ku ntumwa ya mbere buboneka mu butumwa bwiza bwose uko ari bune, kandi bukavuga Yohana Umubatiza. Hano nta gukekeranya guhari, nyamara kandi intumwa y'isezerano nta hantu tuyisanga mu butumwa bwiza, kandi impamvu irumvikana. Iyi ntumwa y'isezerano ni Umwami Yesu Kristo, ariko muri iki gice ntibavuga ku kuza kwe kwa mbere. Uku kuza kwe si ukuza mu buryo bw'ubuntu ari umucunguzi, ahubwo ni ukuza ari umuntu uzima ubwami bwe hanyuma agakuraho abamwigometseho. Uribuka ko igihe kimwe Yesu yabwiye umuntu ngo ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu, cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Luka igice 12 ku murongo wa 14. Ntabwo Yesu araza guca imanza. Bwa mbere aza yarazanywe no gukiza. Yaje azanye ubuntu, ntabwo yaje azanye ubutegetsi. Yaje nk'umukiza, ntiyaje nk'umutware runaka. Noneho reka twinjire no mu mirongo yo mu butumwa bwiza ivuga kuri Yohana Umubatiza. Umurongo wa mbere tusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 11 kuva ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 10. Haravuga ngo ariko mwajyanywe n'iki? Kubera umuhanuzi. Ni koko, kandi ndababwira yuko aruta umuhanuzi cyane. Uwo niwe wandikiwe ngo dore ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izakubanziriza igutunganyiriza inzira. Mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 1 ku murongo wa 2 naho turahasoma ngo nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izatunganya inzira yawe. Mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 7 ku murongo wa 27 naho haratubwira ngo uwo niwe wandikiwe ngo dore ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izakubanziriza itunganya inzira yawe. Hanyuma tugasoreza mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 ku murongo wa 23. Avuga ngo ati ndijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Ayo ni amagambo yavuzwe na Yesaya mu buhanuzi bwe, ariko kandi turabona ko na Malaki yagarutse kuri Yohana Umubatiza. Iki ni igisubizo cy'Imana ku bana ba Isirayeli. Bwa mbere Imana izamwohereza nk'umukiza kuko ari umunyabuntu kandi akaba ashaka gukiza, ariko ntibizarangiriraho.
nanone azagaruka nk'intumwa y'isezerano, aho azaba aje guca imanza no guhana iyi si. Ubashije kunyumvisha ko Imana itagambiriye guhana icyaha hanyuma igashaka ko abanyabyaha bakomeza gukora ibyaha ntibahane, nabyibazaho. Ukuri natera Imana umugongo biramutse bigenze gutyo. Gusa Imana igaragaza neza ko izaciraho iteka abakora ibyaha. Nshuti yanjye, reka nkubwire ko Kristo atazagaruka nk'umukiza wawe, ahubwo azaba ari umucamanza wawe, wabyemera utabyemera. Yesu yaravuze ngo kuko ari nta n'umwe data aciraho iteka, ahubwo yabihaye umwana ngo abe ari we uca amateka yose. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana bice 5 ku murongo wa 22. Mu gitabo cy'ibyahishuwe tubonamo intebe yera yicayeho. Abatakaye bose cyangwa se abayobye bose, baba abakire cyangwa abakene, abakomeye cyangwa aboroheje, bose bazahagarara imbere ye. Inshuti yanjye, uko waba uri kose ntuzaramira mu byaha ngo birangire gutyo nta rubanza uciriwe. Iyo bavuze intumwa y'integuza, tugomba gusobanukirwa neza isezerano rivugwa iryo ari ryo. Abantu benshi bagiye batekereza ko ari isezerano rishya, gusa ibyo nta hantu bihuriye no kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, ahubwo biravuga ku isezerano Imana yagiranye n'Abisirayeli. Iri sezerano turisanga ahantu henshi mu byanditswe. Urugero, mu gitabo cy'iby'Abalewi ibice 26 kuva ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 13, turasoma ngo nzabitaho mbororotse mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe, muzarya ibigugu bya kera, mudahe ibigugu, kugira ngo mubone aho muhunikira ibishya. Nanjye nzashyiraho ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Nzagendera hagati muri mwe mba Imana yanyu, namwe mubu bwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu, yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo mutaba abaretwa babo. Nabatuye umutwaro wabahetamishaga, mbagendesha mwemye. Ni Imana ibaburira nibatayumvira. Iryo ni isezerano Imana yagiranye n'Abisirayeli. Uzabona ko yabihamije mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2, kuko gihamya amategeko ya Mose ndetse kikavuga ibyo Abisirayeli banyuzemo nyuma y'imyaka 40. Gutegeka kwa 2 igice cya 4 ku murongo wa 23 haravuga ngo mwirinde mwe kwibagirwa isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yasezeranye namwe, ngo mwiremere igishushanyo kibajwe mu ishusho y'ikintu cyose Uwiteka yawe yakubujije. Birumvikana ko Abisirayeli bari barakoze ikintu Imana yababujije, bakajya mu bindi bintu Imana idashaka. Malaki atubwira ko intumwa y'isezerano izaza igihe kimwe gusohoza iri sezerano. Imana izatura hagati muri bo, ndetse niyo mpamvu mu 30 ibanza y'iki gice tuhabona ibijyanye no kwezwa bizabaho icyo gihe. Imana ntizigera igenda hagati muri bo keretse bayumviye, keretse ibejeje. Uku ni ukuri k'umurimo wose wa Gikristo uyu munsi. Twasomye amagambo avuga kandi ngo umwami mushaka. Uyu azaba ari umwami Yesu Kristo, ni Imana yihinduye umuntu. Twasomye kandi ngo azaduka mu rusengero rwe. Ibyo ntibivuze ko vuba azaza mu rusengero rwe, ahubwo azaza mu buryo butunguranye. Umuntu umwe yabwiye Magi ati, ujye uvuga ibijyanye no kuza kwa Kristo, aho azazamura itorero rivanye mu isi. Nibyo rwose, ubwo ibyo bizaba nkibonera n'amaso yanjye itorero rivanwe mu isi, nibwo nzahita nakira Kristo. Magi yaramusubije ngo bizaba byarangiye, kuko impamvu azaba akura itorero mu isi nuko bizaba byarangiye. Ntuzaba ukibashije kuba umwe mu bagize itorero. Ushobora kuzakira Kristo uwo munsi, ariko ntibikubuze kunyura mu gihe cy'amakuba akomeye. Gusa ndatekereza ko waba uri umupfapfa niba utegereje icyo gihe. Yitwa umwami n'urusengero rwe, ndetse akaba intumwa y'isezerano. Hado tuzi ko uwari umwami Yesu Kristo. Uwo tuzi mu isezerano rishya nk'umwami Yesu Kristo ni marayika w'isezerano mu isezerano rya kera. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 2 haravuga ngo ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi. Tuzi ko hano Malaki yarari kuvuga ku kugaruka kwa Kristo, kuko ikintu kiri kuvugwa hano ari igihano. Umva iyi mvugo yakoresheje, yagize ati ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe. Uku ni ukugaruka kwa Yesu Kristo. Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi. Mu gucura icyuma kinyuzwa mu muriro, hanyuma cyatangira gushonga ukaba wagikoramo ikindi kintu. Ngo kandi n'isabuni y'abameshi azaba aje koza no kweza. Icyo gihe nta kizinga cyangwa kwandura bizabaho mu bwami bw'imyaka 1000 buzaganza muri iyi si. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 3 haravuga ngo kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi
abacenshuri nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Ngo kandi azacura nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba, azatunganya abahungu ba Lewi. Umwami azeza abazaba bagiye kwinjira mu gihe cy'imyaka 1000, ngo abacenshuri nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza. Hano hari uburyo bubiri: koza no kweza. Koza ni ugukoresha isabuni nk'uko biri kuvugwa hano, hanyuma umuriro ugakoreshwa mu gusuzuma. Ubu ni ubundi buryo Imana ikoresha mu kutweza no kudusuzuma. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 4 haravuga ngo, maze amaturo y'i Buyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Ngo maze amaturo y'i Buyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka. Uwiteka azishimira amaturo yabo, kuko abazaba bayatura bazaba bamaze kozwa no kwezwa. Imana ntinezezwa n'ibikorwa cyangwa imirimo ukora, niyo umutima wawe utejejwe. Keretse ubanje ukareka ibibi byose ukora ukabitera umugongo, ushobora kugwa mu cyaha, ariko iyo uguye ukarambarara, Imana ntiyemera idini ryawe. Twasomye kandi ngo nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Mu gihe cya Salomo hari igihe Isirayeli yakoreye Imana ku buryo ubuhamya bwabo bwageraga mu isi yose. Mbere yuko dutandukana nk'uko maze kubikumenyereza, reka nkugezeho incamake y'ibyo twaganiriyeho, kuko nzi yuko bijya bifasha bamwe tuba tutatangiranye. Twabonye ko iteka Abisirayeli bavugaga ko Imana ibarenganya, ntibemeraga ko bari mu makosa, bumvaga ko Imana idaca imanza. Abisirayeli bibwiraga ko ukora ibibi ari mwiza kuko nta gihano simusiga kimugeraho. Birashoboka ko wakwivuruguta mu byaha uko wishakiye ndetse ukumva bikunejeje, ariko reka nkubwire ko igihe kizagera uwo munezero ugashira. Reka nkwibutse kandi ko Imana yacu itihanganira icyaha nubwo idahana ako kanya. Ubuhanuzi buvuga ku ntumwe ebyiri zizaza, arizo Yohana Umubatiza uzaza gutunganya inzira, ndetse na Yesu Kristo we ntumwa y'isezerano. Ubuhanuzi bwa Yohana Umubatiza bwarasohoye, ahubwo hasigaye bwa Yesu Kristo aho azagaruka aje kwima ingoma ye. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushimiye kuri uwo kwizerwa, urera kandi urakiranuka muri byose. Ndagushimiye ko waduha Yesu Kristo ngo atwezeshe amaraso yatumeneye ku musaraba. Uturinde umutima wo kwinangira twumva ko turi abere, ahubwo duhe guca bugufi kandi twemere gusaba imbabazi aho twakoze ibihabanye n'ubushake bwawe. Uturinde ikintu cyose cyatuma twishimira ibibi twakoze, uduhe guhora tuzirikana ko Yesu Kristo yapfuye azira ibyaha byacu. Ndasabira utaramwizera ngo amwizere uyu munsi kugira ngo atarimbuka. Bisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka tuzarebera hamwe ibijyanye no guhindukirira Imana. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa@tab.twr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.